rero aho twari tugeze ukuntu yaje kwakira Kristo akamugirira neza akabatizwa akishimira kuba mu nzu y'Imana. Tugiye gukomeza n'ubundi atuganira atuha ubuhamya atubwira ibyiza yaboneye mu gakiza n'ukuntu muri iyo nzira y'agakiza byamugendekeye. Mukomere cyane kandi nabwo turongeye turabasuhuza mu izina rya Yesu. Tubushize twaganiriye kubabwira ukuntu nakiriye Yesu kandi nkaba nakwifuriza n'abantu bose kwakira Yesu. Kubera kwakira Yesu mu bugingo bwawe ni inyungu. Kwakira Yesu ni umugabo mwiza. Yesu ni umugabo mwiza rwose. Kuko Yesu umaze kumwakira nahise mpinduka icyari mugisha hamwe n'itorero hamwe no kumfasha, yemwe n'amavunja yagiye yaragabanyuka. Abantu bambaye n'inkweto mu itorero, n'inkweto tigeze nigurira mu buzima bwanjye bw'ubugoryi, ariko nageze bambaye inkweto. Yemwe bakristo mwambike bagenzi banyu, bambaye ubusa tubambike, abatafite imyambaro tuyibahe, baze barumva nabo ko Yesu agira neza. Nanjye rero byageze igihe mba neza ninjira mu itorero. Urabona uko Paulo nawe bamushidikanyagaho, nanjye rero abantu bose benshi ntabwo bahise banyemera. Benshi bakomeze kumbona maze no kubatizwa. Aho nabatirijwe abantu bari banzi ni benshi, bari batuye ahantu hatandukanye. Hari naho nigeze kuko ari umugabo witwa Claude Bono yabaye pasitoro, hanyuma niwo yakoraga muri Campus Christ, agakora ibintu by'amafilime. Noneho aranyiyegereza kuko yiwe mu rugo yagiraga n'icyumba cy'amasengesho. Maze gukizwa byose maze kubireka, kaza aragendana nanjye tukagenda tugakora amafilime ya Yesu, nkikorera ibyuma, tukaba turaje mu makonseri y'abaririmbyi nkabafasha za mikrofone. Haraho nageraga bakabona bamwe ari wigeze kumereza umwe yigeze kumbwira ubuhamya bwe, maze mbonye narakijijwe arambwira ngo uzi ko mbere waje iwacu ngo tufite konseri mbona uri gukorakora mu masinga mu makamba, mbona uri kunyorosha amakamba. Mbwira abagenzi ati ko se kuko iri torero naryo ryaravangiwe, kuko umusinzi niwe bazanyeho kuza gukorera amakamba, twebwe n'abakristo bari babikora. Bagenda bagushidikanyaho, ariko ntacyo byari bintwaye kuko nari maze kuryoherwa. Numvaga Yesu aryoshe, numvaga kuva muri Yesu ari byiza. Kandi no kuba muri Yesu rero, burya abantu bo hanze nabo mu rusengero baratandukanye. Mu rusengero harimo abantu beza uko biri kose. Paulo niwe wabivuze neza ati ngo umubi wo muri twe aruta umwiza wo muri bo, kuko twebwe umubi wo mu itorero aruta umwiza wo mu bapagani. Noneho rero mbamo ngaza ndagenda mu mafilime, tugaturana filime, ninjira nanjye njya mu mahugurwa ya Campus Christ. Tuririya tukiri muri Kongo, kuko umuntu yaba ari muri Kristo Yesu aba yabaye cyane mu gisagara. Ndabona abandi bari gushaka, bari gukora amakwe, nuko nanjye ntangira kugira utubaraga tubwenge. Burya rero iyo umuntu ari mu gipagani abasa nk'umuntu usinziriye, abasa nk'uhumye, abasa nk'umuntu uri mu bitotsi. Birasaba kugira ngo agire umukangura. Burya abantu benshi bari iyo ngiyo barasinziriye, bakeneye gukanguka. Nanjye nabaye nk'ukangutse, kaza ndareba noneho ngabona ubuzima buriho, nkagendana n'abakristo, nkabana n'abakristo. Kandi iyo ubanye n'abakristo akenshi ukaryoherwa no kubana n'abakristo. Abakristo iyo babayemo nta n'inzara yakwica, kuko ukunze abakristo ugakunda kubagenderera. Abakristo benshi nubwo baba bafite ibigeragezo, ariko Imana yabo ntabwo ije ibareka. Dawidi niwe wavuze neza, aravuga ngo nari umusore none ndashaje, sindabona wo mukiranutsi arekwa cyangwa urubyaro rwe ruje gusabiriza ibyo kurya. Haleluya, amen. Noneho rero icyo gihe bakristo iyo ubanye nabo ubushuti bwabo, nubwo waba uri umusore
ukabura umushomeri utafite ibyo ukora, nta ikintu cyitwa ibiryo cyo ntabwo wakibura mu bakirisitu, ikintu cyitwa icyayi cyo ntabwo wapfa kukibura mu bakirisitu. Iyo ubaye mu bakirisitu ntubura aho uryama, uri umukirisitu mwiza ntiwabura aho urara. Mbayemo ubu buzima, none mbona ubuzima bwanjye burahindutse bwiza, nkaza ndabana n'abakirisitu tukagenda mu murimo w'Imana, nkumva ni byiza. Abaririmbyi baririmba amakonseri byewe, dore indirimbo ngo ziraryoha. Burya indirimbo ziryoha kurusha ibiryo. Burya uzi ko wajya muri konseri ukibagirwa ko n'inzara iriho, ukibagirwa ko ni saa sita yageze, ukabaho ngaho ukumva indirimbo z'Imana, ukumva ibintu bamwe bajaho abandi basubiraho, ukiririrwa ibyo. Nanjye rero nasigaye nararyohewe n'iby'Imana, nararyohewe nabyo. Tukaba turajya mu masengesho, tuhagera mu masengesho ngabona abakobwa barujujwe umwuka wera, bakavuga mu ndimi, ngabona abantu bose barishimye, ndareba abana baratitiye. Uko nagezemo rimwe noneho uko ndi kuja mu masengesho, kuko kera nanjye narabatukaga ngo abarokori baragendaga ngo bari kuja kwihara, bakajya gusambanira mu byumba, bakajya gusambanira mu masengesho ngo bagiye gusenga. None rero ngewe nagezemo numva bincirira urubanza. Ibyo nabatukaga naribonagamo abakecuru, ngabonamo abasaza, ngabonamo abasore, ngabonamo inkumi, ngashaka aho basambaniraga mu ibyo byumba byabo ngahabura. Icyo cyo nagisabiye Imana imbabazi, ndapfukama hagati yabo ndavuga ngo burya rero maze kunezezwa no kuba mu nzu y'Imana, nsabye Imana imbabazi uko ngewe nigeze kuza ndabasebya ngo mubaga muri gusambana, ariko se mbere y'aba bakecuru n'abasaza nuko nabisabiye imbabazi. Nanjye rero ngazi nanezezwa, mbona ubwo bari kuzura umwuka wera, bari kubatizwa mu mwuka, abasore bakabatizwa mu ari umuhungu ntazibagirwa mu giterane cy'urubyiruko yigeze kubatizwa mu mwuka wera, aririmba indirimbo ya 45 iby'Imana ikora, ayiririmba mu ndimi, mu rurimi rutazwi. Ngaza ndabona ko ari kuririmba, nanjye ngumva tushashi tukaza turanyanyagira mu mutwe, bega byabo aburokore buraryoha. Urokora buraryoha mw'abantu. Nuko noneho mbaho mbona noneho ngibaza abandi bose ko bari gushaka, nanjye numva rwose nari maze no kugira ubwenge, nubaka agashitingi kanjye keza, neraho n'amawuwa, kandi igihe ngateresha n'urugi rwa metalike. Uzi metalike icyo gihe kuko abandi benshi bakingishaga amahema gusa n'utugozi, ngewe nashizeho kadirema y'imbaho y'ibiti, shiraho n'utudebe twawusa n'imisumari. Yari inzu y'umukire icyo gihe, yari metalike ikomeye cyane, twawusa neza. Rono ngewe intebe zanjye ntabwo byari n'ibibuye, nagiye ku ishyamba njya gutema ibiti, noneho ngashyiraho ngashinga ibiti, noneho n'ibiti byo saro yanjye yari saro, n'igitanda cyanjye cyari cy'ibiti cyiza. Noneho rero kumva ko cyari kibuze ni umufasha, ni umugore. Icyo gihe nakamenya by'umufasha, nari nzaga ranjye umugore. Nuko noneho ndavuga ngo Mana, ngiye imyaka nanjye ngize imyaka 30, imyaka 30 nanjye ndakuze, ndashaka umugore, nduri maze kubaka nanjye akazu kanjye. Noneho ngira ikibazo yubatse, Mana ninde uranyemera mu abakobwa bambonye ejo bundi nikorera inzoga, bambonye n'ibivunja, aba bakobwa barokora ko ari beza, ninde se uraza kunyemera? Icyo gihe rero narasenze Imana, ndasenga Imana inyereka umukobwa, ndamwerekwa, kandi ibintu by'amayerekwa byose nabyemeraga. Nyiri umupagani numvaga ari ibintu babiteka imitwe. Burya ubanza yogira ngo Imana ibyo napingaga byose nibyo yanjyewe byanguyeho. Naje kumwerekwa, nereka umukobwa, maze kumwerekwa naje kumubona nyuma yaho live gutya, mubona muri korali aririmba. Kuva uwo munsi nangira kumutinya. Abandi inkundo zabo abasore bo muri iki gihe bagendaga bari kuvuga ngo ndagukunda iki, njyewe ntabwo byo nigeze. Icyo gihe natangiye kumutinya, ngira ubwoba. Aho inzira yacagamo ntabwo ariyo nacagamo. Iyo nazaga njyewe hari igihe nabyukaga mu gitondo nijoro ngaryama, ngasaba Imana ngo Mana ndashaka ikimenyetso, niba ari we koko ndashaka kugira ngo uyu munsi mu gitondo ngiye kuzamuka, mugiye kuvana Rakivere, ngiye kumugunga, ndashaka ko umuza nawe mure nawe mu muhanda ndacamo. Nazamuka Imana ikagenda, sinzi ko ni mukurage wabo ikamuzana, yaturika imbere yanjye, yagera nkariya nkamubona ngakwepa nkiruka. Numvaga ko duhuye nawe wenda yanuka, kandi nawe natabizi.
ibimenyetso byose nasabye Imana ku bimenyetso bigeze ku 10 byose kugeza igihe abayobozi b'itorero bageze igihe baravuga bati ibi ntago bishoboka, abana bose ngo barashaka abagore, abana bose ubukwe, reka ibi birakabishe. Ubu ngubu umuntu uzaza ushaka tushizeho imyaka, umukobwa imyaka 21, umuhungu 22. Icyo gihe none nsigara ndi kwibaza ndavuga Mana, kari agakobwa se gafite imyaka 21 koko? Noze ninde uraje kumubaza? Ntajya kubimubaza ndavugana nabo. Ndavuga ngo nacyo kimbere ikimenyetso. Bugerereka mbabwire, gusenga Imana, iyi Mana dusenga irasobanuzwa. Ushobora kuyisobanuza ukayiyoboza, ukavuga ngo Imana irabazwa. Imana yacu ni Imana ibazwa, ukayibaza ikagusubiza. Irasubiza gukurikirika. Nibo umuntu bashobora, niba wowe nshobora kukubaza ukasubiza kugira ngo Imana nidasubiza. Ndavuga ngo Mana, ni byose koko uriya mukobwa n'uwanje, niwe wambye azambera umugore? Ko bavuze noneho ngo umukobwa uzaba umugore w'umuntu agomba kuba afite imyaka 21, uriya ko ndashobora no kumuyunguka imbere, ko ndavuganaga nawe afite imyaka ingahe? Nijoro ndyamye mbona umuco mwinshi, mbonajemo taburo y'umukara, mbona mu cyaki y'umweru irajira kubiseri 2 rimwe, afite 21. Buracya mu gitondo shaka umusore umwe, niwo wa mbere wamenye n'amakuru yanje, kuko ndi gushaka umufasha, kuko ndi gushaka umugore. Niwe naganirije ibyanjye, kuntu nabitangiye, kuntu nasenze n'ibimenyetso nahawe kugeza kuri icyo kimenyetso. Uwo musore yitwa Fideli, yavuzaga ingoma muri korali yitwa ngo Dapfa. Aravuga ngo uriya mukobwa ndaje kumushaka. Twagiye muri konseri ndamutungira intoki, aramubona. Yagiye kumushaka, ajya kumubaza imyaka ye, asanga afite 21. Araza arambwira ngo afite 21. Ndavuga ngo Mana, Yesu niwe sasa nzamugeraho gute? Niwe natangiye gusaba Imana imbaraga. Umunsi umwe ndavuga ngo Mana, mereza imbaraga abadayimoni b'ubwoba, ndabirukanye mu izina rya Yesu, ndabirukanye, nzaje kumenyesha uriya mukobwa ko wamumaye Yesu. Nirukana abadayimoni ijoro ryose, mugera saa 7, nananiwe nasenze. Saa 7 zigeze ndavuga iragira ngo ndaruhutse gakeya, numva imbaraga nasabye zitangiye gushira, ndavuga nose ko butari bwacya ziri gushira, ndongera ngasenga. Byageze mu masaa 10 za mu gitondo, ndavuga ngo kandi izi mbaraga ninzitindana ziraza kumvamo. Ngiyo fiançaye yanjye naragiye tazi niyo nja, ndetse ko namenyaga yaturutse gusa. Narazamutse mu cyo gicuku, ngera ahantu mu mahema, ko nagendaga gutyo gusa tazi, nabonaga waturukaga ninjira mu mahema gutya mu muzizi wakaga mu kavuyo. Nageze noneho nibwo butangiye gucya, uri kubona mu mashitingi udutadowa turi kwaka. Nibwo nageze aho ngaho mbona umuhungu umwe uwo narinzi asohoka ajya kuri toilette yambaye ikabutura gusa. Arambaza ati ogi kuzindutse se ugiye igoma se? Kuko abantu benshi bajya gukorera igoma. Ndavuga ngo oya, ndi gushaka iwabo w'umukobwa witwa Chantal uririmba mu batwara muco. Ahita ambwira ati dore ihema ryabongiri. Kumva ko Imana iyo yashatse irakuyobora ibintu byayo, irabikora nta nundi muntu ugufashisha. Nabibazaga nageze ku ihema ry'iwabo. Uramushaka? Ndavuga ndamushaka. Tereka mu guhamagarira, aragenda akubita ku gahema k'iwabo. None icyo gihe kumva ubwoba rero ndi gucyaha mu izina rya Yesu. Reba noneho, reba amahema yose abantu nibo bari kubyuka, bamwe baracyaryamye. Uburo butangiye gucya, asaga nk'uku kureba buno. Ndavuga ngo Mana yanjye, Shitani nawe araza arambwira ngo agiye kugutuka. None abantu bose bari mu mashitingi hano bagiye kubyuka. Nanjye ngavuga ngo mu izina rya Yesu, dayimoni w'ubwoba toka Shitani, toka. Ngiye kubona mbona araje atungutse hariya, umukobwa baraje ageze imbere yanjye, ndamwitegereza. Nibwo rero ndamusuhuza,
Maramutse yego. Ati none narinje kukureba nitwa Bimana Augustin, mubwira ko nakijijwe, mubwira ko ndabimwisa ko yarambonaga, navuga ngo ningiye nikoreraga inzoga, kandi rero urabona ko nari mfite amavunja rwose, na n'ubu singiye kubesha n'ingovu za, na n'ubu nibiranakira neza, ariko rero amwe nagakiza Yesu yamaye, nabonye nimaze gukora nduvuga ngo nshaka kumufasha, nshaka umugore, mutsaba Yesu, Yesu arakunyereka, mubwira ibimenyetso nagiye ndasaba Yesu, kuntu namubwira ngo duhure tugahura, kuntu nabwiye Yesu ngo amuzane ku ihema ryanje, aramuzana nawe yarimbanaga umwishwa wanje, barazana no ku ihema ryanje uwo munsi. Icyo ikimenyetso kindi nasabye, mubwira ibimenyetso byose mugeza kujya ngindike imyaka 21 ahita mbaza none ni wowe watumye Fideli, ndavuga ngo ninjye wamutumye, kuko Imana yari imaze kumbwira yuko ufite imyaka 21. none bitamubwira ngo none rero nanjye kumenyesha yuko Yesu yakumaye. Oetre ngiryo je fiancé yaje, Yesu yarakumaye ngo ni wowe uzaba umugore wanje. Aranyitegereza, ndabwira ngo mvo rero ati nanjye ngiye gusenga, ndavuga ngo nunasenga usenge neza, kubona marayika Sitani yigiraga marayika w'umuco akaja gusengera abantu, hanyuma noneho usenge neza. Icyo gihe noneho ba fiancé be bakera bose bahagurikira icyarimwe, yewe n'abandi bari basinziriye bose barabyuka ngo nibo baje gusaba, ariko kubera ko ibya Yesu umuryango w'umukobwa urababwira ngo mwebwe mubonaga iyo muntu aje niwo muhaguruka, dore kuva mu Rwanda ntago mwigeze gukora ubukwe, aho twategereje ntacyo mwakoze, none uyu muntu umupfa kumva ngo ari umuntu umushaka, noneho nibibaho uyu waje n'uwo. Nuko Yesu yabihagaritse kugeza igihe twaje ku Yesu ni igitangaza. Nyuma yaho batangira gupanga ubukwe, twaragiye wabo w'umukobwa. Icyo gihe nasabye ikindi kimenyetso cya nyuma, saba Yesu amafaranga, ubwo icyo gihe basabaga $50 yari menshi. Mitambono icyo gihe ndikuvuga ngo umwami Yesu, ikimenyetso cya nyuma ngiki ma amafaranga, dore ko ari amadolari 50 bari kwaka, kuko niba dore n'abantu bari kumwirukangaho ni benshi, nutayama n'ubu ngiye kumva umupatro twakoranye mu Rwanda kera ndumusinzi, yo amenya makuru yanjye ko ndi mari ko ndiho, ahita numa w'umuntu aza kunshaka, bahita baje kuma Kazigoma, bahita bamereza avance, tanje kuyatanga wabo umukobwa n'amasasu abaravuze. Intambara ibegezeyo, intambara igezeyo rero umuryango uranyicaza, none ubona bicaje mbasobanurira, kuko nabonaga kono baramukazi banje bakunda gukoresha abantu bo ku rusengero, abaririmbyi bakiri batoya baheka abana babo, bonda bicaza bose ndavuga ngo ubu rongeye kuzana umufasha umugore. Sobanurira umugore wari we, mbabwira kuntu ibintu bimeze, mbabwira kuntu neretswe, mbabwira kuntu byagenze, nabo barabineka barabimenya. Noneho igihe cyo gutanga amafaranga, turayatanga amafaranga n'amasasu ari kuvuga ko abantu bose bari guhunga uje gutanga amafaranga. Ndababwira ngo ngewe amafaranga nasabye Yesu nayo kujana iwabo w'umukobwa, kandi rero ngewe nimara kuyarya se nzagaruka mbere Yesu uje kumubwira ngo ndigushaka amafaranga yawo w'umukobwa kandi yarayamaye. Mutreka tuyatange, niba ari gupfa mfe, niba ari wazapfa pfe, ariko icyo bayamereye nicyo tugomba gukora. Amafaranga rero nibwo twafashe umunsi turagenda. Uwo munsi niyo nambaye ikote, mukuru wanjye abanza no kuvuga ati anizi kote, ndavuga ngo njye sinshaka kwambara ibitirano, tazabyara umwana akambwira ngo papa wari uberewe, noneho rero bya kote ryawe ririye usange naryo mfite, cyangwa azari gusangane njyewe ni mu ikote urimaye. Mukuru wanjye ati none sinshobora kugendana n'umuntu utambaye ikote. Niryo kote nambaye mu buzima, nanjye bamereza ikote, amereza n'akaravati nkubitamo. Nuko turagenda, tugeze iwabo w'umukobwa turatanga, nuko amereza n'akakado, nanjye mureza kakado. Uwo munsi dutanga $50 turayisigayo, amasasu nayo yakurushaho kuba menshi. Batupangira ubukwe ngo kwa kabiri bakabisubika, babanje kuva ngo gatandatu amasasu akarushaho kutwegera. Byageze igihe rero bapanze ubukwe kwa gatandatu, kwa kane biba ngombwa ko abantu basenya amahema bariruka, impunzi ziriruka. Nagiye kwa kane, ikintu natekereje cya mbere ni kureba ubukwe kwanjye kwa gatandatu, none uriya mukobwa se wabo bariyo. Ndagenda ngeze iwabo sanga bashenye, ari imbeba ziri kwirukanga mu bifondasiyo bibuye. Nicara ku fondasiyo y'iwabo ndababara.
rero kwari gushiraho abantu bo kuja kuperereza sekeki Marie Chantal wirubona uri hehe abamotsi kwagagenda bakamoka bari gushaka umuntu barashakishije cyoko rangiye kugira amahirwe nicaye nare babaye cyane abandi bose barahunze ngiye usigara ngo inkotanyi n'ishaka zanyikirana ko byarambabaje cyane none ngiye kubona kwa gatanu mbona arahingutse nawe rero bamubwiye ngo nasigaye mu nkambi ndavuga ngo yewe we waje none ubukwe bwacu burakomeje itafata ihema ryanjye nanjye uwo munsi ndarisenya turagenda aja kunyereka abantu bakambitse mu muhanda ugiye Isaki nanjye ndagenda njya kureba aho umuryango wanjye wari wawungiye nta nubwo nari maze mu bantu mu shamba nagenda nanishinga agahema kanje yari yandagaruka kuwa gatandatu kugeze ndagenda njya kureba umukobwa aho yarari maze kumureba ba pastoro kuwa gatandatu none baravuga ngo ni Pastor Ngarambe niwe bateguye ngo uzadusezeranye si ho pastor ngiye kubona pastor yikoreye ibiti n'ihema rye ku mutwe n'abana be bamufashe ku gitenge bari kugenda mwirukaho pastor ko tuje gusezerana ukaba uri kugenda kandi umugenda ari muzanye nguriye pastor ati yewe we abandi badusize wowe ngo mu bintu by'ubukwe kandi ayo we subira ko ureba abandi ba pastor bangurze no kubera ko ari we batoranyije uraje gushaka undi umukobwa subira iwanyu gatoya subira ku muhanda aho bari bawungiye ndirukanga njya gushaka abayobozi basanga ahantu yitwa Nzuro baravuga ko wategereje mu Rwanda ndavuga ngo ya ngewe ntabwo ndategereza mu Rwanda kuko amasasu ari kuvuga kandi muri ADPR iyo umuntu barangije kumenya ko afite fiancé cyangwa ko yasabye iyo atamenye urupfu rwa mugenzi we nago bamushingira undi ngewe ndagira ngo mudushingire napfa mimenye ko apfuye nanjye nimpfa abimenye ko napfuye banyandikira igipapuro cyo kuzanira abapasoro ngo basezeranye narakizanye na garso deneri naki no kwirirwa njya kureba umuryango ko nageze buri kwira ndagenda njya kubira umukobwa ngo hano baje kudusezeranya igipapuro ngikira kizanye tujaho ngo gushaka abapasitoro nta meta naki nta biryo na sani n'igiko abasore bo muri iki gihe ngo bazashaka abagore ariko baguze ni bari imodoka ntacyo dufite cyo kuri umukobwa mu ya $50 natanze wabo bamuguri afite akabase kamwe n'igikapu we rero yagize n'umukobwa umwerekeza umwe noneho nyirarume na mugore we nabo babanza kwanga se muhabiretse reka ntabwo uri kumva amasasu wageze tuba turagiye no ku bapasitoro abapasitoro bati mwaretse impunzi dore zimaze kwinjira mu rusengero dore zanaryamye turababwira ngo basohoke mu rusengero hari nka saa 12:02 z'umugoroba ndavuga ngo reka pasiteri reka dore amasasu umva njyewe mudusezeranye nuko batwinjize mu ihema ry'umupasitoro umwe nawe gahema ako yari yashinze n'umugore we nuko dusezerana gutya dufatanye gutya kumva agatoki ku kandi niko twasezeranye baradusezeranya bamaze kudusezeranya ashize iminsi turagenda turazamuka tujya uziko nabanje no kubura gahema kanje buriya rero filime ni filime twaragiye turazamuka bagenda banshoreye mfite n'umukobwa tuvuye gusezerana ihema nyobera waho riri turagenda nari nibukaga gusa ko ihema riri munsi y'igiti none mbona ibiti bibaye byinshi nagera muri iki ngabona kareba ngahema gakabura kwezgiye badata bukwe aribo banyirarume muko baravango nikoze muhagarutse tukajya kubacumbikira ko nubundi muri kuyoberwa bukazaza ku manywa nanjye gavuga ngo ya ni hariya ariko kubera ko byari bya Yesu nageze munsi y'icyo giti kindi umuhungu aramfata ati niko aryo bukwe bwawe ngo barabusubitse ndavuga ngo ya ntamuzanye ahubwo ihema ryanjye naribuze ate kahema kawe ngakari aho kare kagurutse muri umuna wongeye kugashira wangari abakuru banje baje aho ngaho baranonganya wowe gutungura abantu ibintu urabona ko twari twabiretse none wowe ariko kubera ko byarangiye
twahunganye na gakorari k'abana kararirimba twara tuviyo ngiyo tugasakuza baduteka kuririmba karirimbo icyayi cya mukaru baragishusha babashitse bahereza ku cyayi baranywa baragenda nuko nguko nakoze ubukwe mpita ninjira mu gahema kanje amasasu aturi hejuru turye mungure zo kwa mukuru wanje none bukeye bwabo abagore babo bari basigaye bajya gusonga ubugari mu bazayirwa ku isoko ntabwo turagaburira abantu kabiri batakora baramfata njyewe na mugore wanjye turagenda tujya ku isoko tuba abakozi babo dusonga ubugari none umugore wanjye akoza amasahani tukagaburira abakiriya natwe tukarya ku busigaye bakaduhaho nuko tugiye kumva ibintu birahindutse turataha mu Rwanda CPGL wari waje ari umuhirimbiri aba ndatahutse nawuka umuntu w'umugabo CPGL wambutse n'amavunja ngaruka mu Rwanda mfite madamu CPGL ariko madamu utagira isafuriya utabiri ariko ntacyo uko nagarutse mu Rwanda nagarutse meze neza nkuko nije mu Rwanda rero nije tusangira mu mirimo tuja mu mirimo turakora bahita bangira diakoni buriya umuntu buriya akamaro ko kuba muri Kristo rero Yesu akongereraga icyizere mu bantu Yesu yambikaga umuntu agaciro atarafite cyane cyane ngewe rero n'amahirwe mfite nuko ahantu nambariye ubucocero ahantu nasuzugurikiye bari kuvuga ngo ngewe kibanze kigende kiragaruka kiri kunuka abantu baragaruka kiraza abantu abashyitsi bagiye aho ngaho niho ndi na n'uyu munsi wa none niho ndi na niho Yesu yamaye inzu na niho nubatse hagati yabo ubu ngubu nibo babandi banyita pastor nibo bari kunyita umurokore nibo babandi ndi kuyobora bakavuga diakoni Yesu agenda none baramindura undi muntu mba perezida babo muri gacaca nabaye perezida mba perezida muri nuza abasuderi bose bo muri Gisenyi barantora mba perezida muhirimbiri CPGL nari ubu perezida ku bwa Yesu bwinshi nabaye perezida muri korari mba muyobozi mba dirija ibintu byose ubu ngubu rero ngabashinzwe ndivuga butumwa uvuga ngo iyo uri muri Kristo Yesu uba wabaye cyane mugisha Yesu akuteza intambwe uro nageze igiye wa mugore wanje turagenda kubera imirimo twakoraga gutanga ibyacumi neza kuko narabyubahirizaga ndakundaga indirimbo yinuvuga ngo nabonye umukunze mwise indirimbo y'115 ngo kera yarampfiriye yaranguza mu bugingo none ibyo mfite nanje ubwanjye nibyo uwo mucunguzi iyo ndirimbo yo nyigeraho n'uyu munsi wa none ndebaga iyo nambaye inkweto ngibuka amavunja ya kera numva ndahahamutse ndavuga ngo yewe ibyo nunze byose nanje ubwanjye nibyo umucunguzi nuko rero nabayeho Yesu agenda duteza intambwe turubaka urusengero ndarukinga rura rw'Ibeteri rw'Gisenyi n'amafaranga menshi mfite ariko kubera nakoranaga umutima nibuka Yesu aho Yesu yankuye none ndarukinga metaliki zose ziba kuri urusengero njye wazishizeho n'ibirahuri mbishiramo za installation Yesu buje biri gukorera Imana ukirekura ugatanga umutungo wawe ugatanga ibyawe ugatanga n'umwanya wawe ibindi byose Yesu nawe arazaga ari kugusukaho imigisha iraza umugore wanjye agira agaciro gakomeye cyane mu Rwanda hose bakaza baranumira ahantu hose ngiye n'injyo yewe mvuga ubutumwa mu gihugu ndi umuntu w'umugabo mwiza ufite karavate n'ikote ndaryoha abantu bose babandi basuzuguraga kugeza n'uyu munsi wa none n'abanyikorezaga inzoga baracyariho bamwe abo nikoreraga inzoga mu gitondo mu tubari twabo baracyariho ariko bose buno banyita pasiteri ntago bakivuga ngo va ku cyo we usogongera ubu ntago bazongera kumura kuyira ibyo ahubwo bose banyita pasiteri aho iyo bakeneye inama ninjye uzibaha kuko baranyubaha urumva ngo Yesu wacu iyo umukoreye ugakoresha ubutunzi bwawe Bibiliya iravuga neza ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ukundi mugenzi wawe uko wikunda iyo rero ukunze Bibiliya iratubwira ngo mu Baheburayo ibice 12:14 ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana ubu rero kubera ngo ukaba mu itorero ukaguka ukagira abantu ugasangira n'abantu
ubu ngubu ngewe ngaba nizeye ko mfite abantu benshi kandi njyewe njya nezezwa no ku rupfu rwanjye mbonaga ko ngewe abantu bazaza ko mambari benshi ninapfa kandi namwe rero munamwe urabona nawe ntabwo uzasiba nazabuha uronga abashimira Imana rero iyo uri mu itorero ugakora imirimo gukora mu itorero ugakora imirimo yose ukora ubu wikorera uko ibyo ukora byose Imana irabiguhembera Imana Yesu ahemba neza ye ukora akantu kamwe utanga icya 10 Yesu akaguhereza 90 Yesu aguherezaga byinshi iyo ukoze neza ugafasha abakene abashonje ukabagaburira mu byo Imana yaguhaye Yesu agenda ari kukwagura mu uyu murimo twagukiyemo gutya kubera gukorera Imana ukakoresha ubutunzi bwawe n'umutima ukagira urukundo ukagira imbuto nziza imbuto zawe zikahoraho ukagenda ukaba neza icyo gihe rero kuva icyo gihe nakomeje kuba mu murimo w'Imana mba neza n'umugore wanjye araririmba tukaririmbana tukaba abakristo beza umugore wanjye aririmba gukwe nanjye ndirimbo ariko rero ugasanga nabaye umuntu ukomeye byageze igihe ngaza ndayobora n'abantu bafite amamodoka kandi n'amashuri mfite navuye mu mayibobo ariko rero wabona abantu bari imbere yanjye ngabayobora nkayobora ikundi cy'abadiyakoni nkayobora abantu bafite amamodoka ariko ugasanga bari kunshaka w'inama kubera ko umwuka wera yije muri ngewe ko nabatijwe mu mwuka wera nduzuza umwuka wera ni ubwenge umwuka wera arakuyobora umwuka wera atuyobora mu kuri kose kuko nubwo bimeze gutya ningo zasenyutse nshobora kugeramo ngasanga aho nageze baraseka abarwanaga bakekera kurwana mu murimo w'Imana rero twarakoze n'uyu munsi none imirimo yose twakoze Imana yeduheremo ubwisha nicyo cyatumye uko twagiye turakorera Imana nawe tigazera tuzamura niyo mpamvu natwe twageze mu rwego rwo gutura ahandi twasebeye Imana iduherezaho n'amazu natwe tuturayo turicara kubitamo la jardin ugasanga ibintu bimeze neza ndumva gukorera Imana iyo uri mu itorero ugakorera Imana inyungu ubuzifite iyo ukoreye Imana uko bikwiriye uri mu itorero urunguka iyo ukoreye Imana uko bikwiriye n'abantu iyo uri n'umudiyakoni ukora uko ubudiyakoni neza n'abakristo bose bamenya kuri diyakoni iyo uri umuririmbyi ukorera Imana neza n'abantu bose bamenya n'umukuri muri wowe bamenya kuri ya mukobwa araririmba iyo ukoreye Imana uri mu pastor ukorera Imana by'ukuri yemwe nta n'inzara yakwica kuko Bibiliya iravuga ngo umuvuga butumwa azatungwe n'iki n'ubutumwa bwiza ukagira umwete ukaja muri Bibiliya ugasenga Imana uri umupastori Imana izagutunga ariko nutagusenga ngo Imana iguhereze ijambo uraje kurigabura inzara izakwicara n'umugore wawe ariko icyangombwa nuko tuhemere dukorera Imana kuko twakoresha Satani igihe kirekire birambabazaga ariko nageze igihe nkoreye Imana numva ndatuje kandi bimesha n'agaciro bimareza n'icyubahiro ari mu buyobozi ari mu mudugudu ari mu buyobozi bwa leta bose ubu ngubu baranyubaha ntago bagitekereza ko kera nari ndi mayibobo ndashimira Yesu rero nakumva rero abantu bose bari mu itorero bakorera Imana bashizeho umwete kuko umuhati wacu atari ubusa ku mwami kandi tuzagororerwa.